Abagenda ku magare ni bamwe mu bakoresha umuhanda kandi bakagira n'uruhare rukomeye mu mutekano wawo igihe bubahirije amategeko. Iyo bitwaye nabi mu muhanda bakora amakosa ateza impanuka. Aya makosa harimo gufata ku modoka, gutwara igare bwije nyuma saa 12 z'umugoroba, kunyura no guhagarara ahatemewe, kwikorera imizigo irenze ubushobozi bw'igare, gutwara abantu barenze umwe, gutwarana abantu n'imizigo n'andi makosa ashobora guhungabanya umutekano mu muhanda. Kugira ngo abatwara amagare barusheho gusobanurirwa uruhare rwabo mu mutekano wo mu muhanda, bagirana ibiganiro n'abashinzwe umutekano bigamije kubahwitura no kubagaragariza amakosa bakora agateza impanuka zihitana bamwe muri bo abandi zikabamugaza. Mu biganiro baheruka kugirana n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, abatwara amagare babwiwe ko imyitwarire bagaragaza ari ituma birinda impanuka cyangwa bazigiramo uruhare. Yabasabye kwirinda amakosa kuko abashyira mu byago. Mwabwe kunyonga mukajya mufasha abantu kugenda, izi mbaho reba aho zigeze zirangana n'iri gare. Reba ahangaha ntabwo umuzi sansiniki, umunyonzo mukubitana nawe mu mujyi sansiniki ntayizi, akaba yiryoshye hagati mu binyabiziga. Imodoka zahagarara kuri feruje akabanyuza haragiye, ubwo iziturukira zikaba zamugonga muri feruje baza amatara. Isa moyi akaba ari mu muhanda nyuma ya saa 12 azi ko nta matara afite. Abo bantu ubwo bapfuye ejo bundi. Icyo dushaka kwegera ngo tubabwire rero, icyambere ntawe babuje gukora akazi kanyu, ariko mugomba kugakora ku buryo mwirinde impanuka, mukarinda ubuzima bwanyu, mukarinda n'ubw'abandi. Mwabyumvise? Bikagenda bite? Mwese muracyari batoya. Ndabona bamwe bafite imyaka 10 abandi wenda ashobora kuba bafite 20. Mwabyumvise? Ni mwebwe Rwanda rw'ejo. Siko bimeze? None se ubwo ngubwo ni mwasiga ubuzima urabukira Rwanda rw'ejo. Guhimba udushya, guhimba gashya ni ugutwara abantu batatu. Ariko ibyo bintu mumenye ko bihungabanya umutekano ugashira ubuzima bwawe mu kaga nabo utwaye. Guhimba udushya ni ukwikorera toni uri ku igare cyangwa se toni 2 mwabyiboneye. Mwabyumvise? Ariko giye kuko ndi umunyonzi mbyemerewe, reka mpimba gashya. Nisanga feruje ari umutuku nyureho ngo ubuhimbya gashya. Ako gashya kazagusiga kakwisha cyangwa kakumugaje. Utariko jewe iki cyapa ni sansiniki nta kibazo, ariko buriya nubwo abandi batanyura reka mpimba gashya nyure muri sansiniki uzahura n'imodoka. Siko bimeze? Niko bimeze. Utariko jewe yuko bampaye parking ntabwo nyemera, ngiye ngomba kuza nkajya mu isoko. Uti mpimbya gashya, polisi zazibafate mwese. Niba unyonga rero nyonga igare, ariko winyonga igare ngutware n'ikamyo wifashe inyuma. Bira bintu bihuriye he? Mwabyumvise? Turagira ngo rero musobanukirwe neza yuko nta wanga umwuga mukora, nta ubaharanya. Mwabyumvise? Ariko polisi ishinzwe kubungabunga umutekano wanyu. Bamwe mu bakora akazi ko gutwara abagenzi ku magare bemera uruhare rwabo mu mpanuka bakora kandi bakemeza ko bagomba kwisubiraho. Abanyonze amakosa tugira no gufata ku modoka, guhutaza abagenzi, kuviyora feruje, guparika muri cross zebra. Ikindi ni iki? Gutwara umugenzi ukamubwira nabi, wabona abasekirite ukamubwira ati vaho ugira gutya, vaho wihuta kungo batanyandikira, ugasanga uramuhutaje mu muhanda, waparika ukawurwana ureba n'abasekirite nuri kureba ikinyabiziga kiguturutse inyuma cyangwa kiguturutse imbere. Izo zose ni intandaro zizateza impanuka. Amakosa bakunda kutugongeramo nko gufata ku ikamyo, nko kubona imodoka itambutse igabanyije imbere yayo hari indi, ukarwana ujya kuyidepasa kandi utari buyirusha imbaraga. Aho niho ikindi, ukabona moto nuri buyirusha imbaraga kandi kuko ubona yuko ituzuye umuhanda, ukarwana no kujya kuyidepasa. Abanyonzi bagenzi banjye icyo nababwira ni ukwirinda gufata ku modoka. Ikindi tukirinda kudepasa ibinyabiziga biturusha imbaraga tutashobora gusiga. Ikindi nimba imodoka iguciye kuko ari nini kandi baguhaye amahoni, imbere yawe hari umuhanda wacu wa Kinyoni ni muto, ugomba gufata feri ukagenda gake ikabanza igatambuka,
ubu ukabona kuzamuka usubira mu muhanda. Nicyo nababwira. Amakosa dukunda gukora mu muhanda akadutera n'impanuka rimwe na rimwe ni ugufata ku modoka, kuko iyo hagize ufata ku modoka, imodoka ifite umuvuduko, hari igihe umwe aca ku bandi akagonga abari mu muhanda, ugasanga ibibazo biravutse, hakabamwo gukomereka ndetse hakabamo no gupfa. Ariko ubu muri iyi minsi kubera inama twagiriwe dutangiye kwikosora rwose, urabona ko ibintu birimo biragenda ku murongo. Ni makosa tugira ni ukugenda mu muhanda dusa nkaho duteganye, kandi umuntu yakagenze nabura ku ruhande rumwe atadepasa mugenzi we kandi abona ikinyabiziga kiri inyuma ye. Niyo makosa dukunda gukora akadutera ibibazo by'impanuka. Aba batwara abagenzi ku magare bo mu mujyi wa Kigali bakorera mu makoperative kugira ngo imyitwarire yabo ikurikiranwe, ndetse n'abagaragaweho imyitwarire idahwitse bakosorwe binyuze mu buyobozi bw'amakoperative babarizwamo. Abayobozi bamwe mu makoperative baratubwira uruhare rwabo mu kugenzura imyitwarire y'abatwara amagare kugira ngo barusheho kubungabunga umutekano wo mu muhanda. Icyo navuga ku bigendanye n'abo banyamuryango duhagarariye, natwe kugeza ubu kuba mpagaze aha, ibi bintu biratubabaje umunsi ku wundi, dutumizwa mu manama agendanye n'inzego z'umutekano, bakatugira inama, bakaduhugura ku byo tutagomba gukora n'ibyo tugomba kureka, ariko ejo bikongera bigasubira. Icyo mvuga ku bigendanye n'inama dukoreshwa umunsi ku wundi, ibi bintu nk'uko mpereye mbivuga birababaje. Dukoreshwa inama iminsi itandukanye, si ubwa mbere tuje aha ngaha batubwira abanyonzi bananiranye gufata ku modokari, kuviyora amaferuje, ariko nkanjye nk'umuyobozi icyo ngiye gukora, ntabwo navuga ngo abanyamuryango barananiranye ngo turekere. Kwigisha ni uguhozaho, ni ukugenda tugakangurira abanyamuryango umunsi ku wundi. Nk'uko twigishijwe kuri uyu munsi, abasekirite bagiye guhabwa amahugurwa ku buryo bagomba kubahiriza ibigendanye n'itegeko ryo mu muhanda. Ibibangamira abagenzi bakoresha umuhanda abanyonzi bakunda gukora, icya mbere harimo abanyonzi bapakira imizigo yuzura umuhanda, ku buryo usanga rimwe na rimwe abo bakoreshanya umuhanda babuze aho banyura. Icya kabiri, harimo abanyonzi bagenda bapakiye abagenzi benshi, ugasanga rimwe na rimwe abo bagendana nabo ntago babasha kubaha umwanya kubera ko bababangamiye bapakiye imizigo myinshi. Ingamba twafashe nka koperative, ubu akenshi na kenshi ibyo bikunda kubaho mu masaha ya nimugoroba. Ubu twafashe ingamba y'uko tuzajya tujya mu muhanda, umuyobozi wa koperative akajya agenda mu muhanda afite telefone, akajya afatura umunyonzi wafashe ku ikamyo, aho yaba aparitse hose tukahamusanga tukamufata. Iyo ni ingamba ya mbere. Ingamba ya kabiri, byabaye n'amahire, uyu munsi hari inama twakoranye n'ishuri ryigisha amategeko y'umuhanda. Iryo shuri ryatwemereye yuko rizatugabanyiriza 50% abanyonzi bakabona amahirwe yo kwiga amategeko y'umuhanda. Umunyonzi urangije kwiga amategeko y'umuhanda agahabwa certificate yerekana yuko akoresha umuhanda azi n'amategeko yawo. Icyo kintu twumvishije ari ikintu cyiza cyane ku banyonzi, kandi ndizera yuko umunyonzi uzaba warize amategeko y'umuhanda azajya agendera neza mu bo akoreshanya nabo umuhanda. Izindi ngamba twafashe ni uguhora duhozaho duhugura abanyonzi, tubabuza guhora mu makosa, kandi dukoresha umuhanda dukuze tuzi ubwenge. Izo nizo ngamba nka koperative ubu twafashe zo kugira ngo nibura turebe ko ibyo bibazo duhoramo mu muhanda twabigabanya. Ikindi kibazo cy'abagenzuzi bahoze bitwa abasekirite, ingamba twafashe nka koperative kugira ngo habemo umutekano hagati y'abanyamuryango bacu b'abanyonzi nabo bagenzuzi aribo bahoze bitwa abasekirite, twafashe ingamba zo kubagabanya. Twashyizeho amategeko y'uko nta koperative igomba kurenza abagenzuzi 4, mu rwego rwo kugira ngo tumenye imicungirwe yabo, imikorere yabo umunsi ku munsi, ku buryo hatazabaho ihutazwa ry'umunyonzi cyangwa ry'umunyamuryango wacu yahutajwe n'abo basekirite. Ikindi twashyizeho ku ngamba z'abasekirite aribo bagenzuzi ubu ngubu dufite, ni uko uzagaragarwaho amakosa, twatanze nimero zacu za telefone, ariko ibyangombwa dutanga nimero ziba ziriho. Twabwiye ko umunyamuryango wacu uzajya uhohoterwa aho ari hose azajya duhamagara, tugahita tumufasha byagaragara yuko yahohotewe, uwo mugenzuzi tukamwirukana, kuko twabonye imikorere yabo rimwe na rimwe igenda ihutaza abanyamuryango bacu kandi aribo dushinzwe kureberera.
Polisi y'u Rwanda isaba abatwara amagare kurushaho guhesha agaciro akazi kabo kandi bakarushaho kukanoza kugira ngo gakomeze kubagirira akamaro. Umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda asaba abakora uyu mwuga wo gutwara abagenzi ku magare kuwukora mu buryo bubateza imbere aho kuba intandaro yo kubabuza ubuzima. Mu ijoro ryo kuwa 19 rishyira wa 20 z'uku kwezi mu masaa moya y'ijoro hitabye Imana abanyonzi batatu icyarimwe mu masaa moya y'ijoro. Ibyo rero bisobanuye yuko umutekano mu muhanda warahungabanye kubera yuko ibyo ntabwo bakora impanuka bonyine. Turabasaba rero yuko bakubahiriza amategeko y'umuhanda. Ariko noneho nta nubwo ari nibyo gusa, ariko noneho mbabwira ibindi bintu bikomeye cyane kandi aho babyivugiye. Abanyonzi aho bakorera hirya no hino iyo barangije amasaha bari mu bantu tuzi ko batwara ibiyobyabwenge ku magare nijoro. Ibyo ni ibyaha. Bari mu bantu bajya bafatwamo abantu bashikuza abantu amatelefone. Ibyo ni ibyaha. Urumva rero akazi bakora karenze ubwo bunyonzi noneho bakijyana no mu yindi mico mibi mu by'ukuri iganisha mu byaha cyangwa se yitwa ibyaha. Uko amategeko ateganya kubihana ubifatiwemo arabibazwa. Ikigaragara rero nuko tumaze kureba ikibazo ko giteye mbere yaho hakorwaga ibikorwa bya polisi bakafata bakabarekura bakabwira ngo bakagenda bakabagira inama bagahora n'amakoperative ubundi bakabagira inama. Ariko noneho iyo urebye ibintu bidatanga umusaruro naho uhindura imikorere. Niyo mpamvu abantu noneho polisi ikora ibikorwa by'icyumweru igashyiramo amagare yabo yarangiza ikabatumiza nk'ubu ikabigisha ikabwira ibyo bagomba kugira. Ariko noneho nta nubwo bihagarariye aha ngaha. Amakuru baduhaye batubwiye yuko mu by'ukuri harimo n'abantu amatsinda mu by'ukuri atanazwe. Hari abantu bise isongi. Iryo zina naryumviye hano kandi bigaragara ko barimo koko iyo uvuze ibyo bakora, iyo bakubwiye ibyo bakora ukabona n'imikorere n'imigenzereze mu muhanda bigaragara ko abantu barimo. Ariko hari n'ikindi kibazo batubwiye cy'abasekirite nacyo twumvikana yuko tugomba kuyikurikirana. Hari ikibazo batubwiye cy'amakoperative nacyo tuzakorana n'urwego rw'amakoperative mu Rwanda tugahura nabo tukumva uko imikorere yabo tukavuga impungenge abanyonzi bafite izo mpungenge zigakemurwa. Abasekirite bo murumvikana ko ari urwego rw'umutekano bo tuzabahamagara nabo tubahamagara n'amakoperative ku buryo mu by'ukuri amakuru nanone baduhaye tuzabyaza umusaruro dutanga ibisubizo by'impungenge cyane imbogamizi bafite ubwabo baterwa n'abo banyonzi. Ariko nabo babwiye ko atari shyashya babibwiriye, ariko batubwiye ko bagiye kubireka bakabireka ndetse bagiye no gutanga ubutumwa. Nitumara guhura n'amakoperative tugahura n'urwego rw'amakoperative mu Rwanda cyangwa amakoperative bareberera tuzashyiraho uburyo tuzajya tubagura tukabasanga aho bari. Niyo utabazana hano ku cyicaro cya Traffic Police ushobora kubasanga ku maseta yabo bakabashyira hamwe. Ibyo nabyo biroroshye cyane cyane abantu kubigisha ibimenyetso ibyapa n'amategeko. Ntabwo ari ibintu ushaka kwicara mu ishuri ngo uvuge ngo naretse kunyonga naretse gukora akazi kanje ngiye kwiga. Ibyo dushobora kubikora, ariko byose nyine biraturuka mu biganiro bigaragara ko bafite amakuru menshi y'ibintu bishobora kuba bibangamira imikorere yabo n'uburyo imiterere yabo. Dukwiye gukurikirana tukareba uburyo twabikemura kugira ngo hirindwe impanuka zabo za hato na hato zihitana ubuzima zigahungabanya n'umutekano mu muhanda. Abatwara amagare basabwa kwirinda amakosa yose ashobora kubateza impanuka zo mu muhanda ndetse n'ibihano kugira ngo akazi kabo karushaho kubatunga ubwabo n'imiryango yabo. Wari uzi ko 80% y'impanuka zo mu muhanda ziterwa n'imyitwarire y'abawukoresha? Yego, nyamara zakwirindwa. Dore uko byakorwa. Turifuza ko abakoresha umuhanda bose bagira imyitwarire yimakaza umutekano wo mu muhanda ku bw'amahitamo kugeza ubaye umuco. Umutekano wo mu muhanda ku bw'amahitamo bisobanuye guhitamo kubahiriza amategeko agenga imikoreshereze inoze y'umuhanda nko kubahiriza umuvuduko wagenwe, kwirinda gutwara ikinyabiziga wanyoye ibisindisha, kwirinda gukoresha telefone utwaye ikinyabiziga cyangwa wambuka umuhanda n'ibindi. Umutekano wo mu muhanda ku bw'umuco ni ukwirinda icyo ari cyo cyose cyateza impanuka bikaba indangagaciro na kirazira. Igihe umutekano wo mu muhanda wabaye amahitamo ya muntu kugeza ubaye umuco n'indangagaciro tubana nazo, impanuka zitwara ubuzima bw'abantu zikanangiza ibintu zagabanuka cyane.